Reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza wowe uri gukurikira kino kiganiro aho uhereye hose mu mpande z'isi, abari hanze y'u Rwanda, abari mu Rwanda, abari i Burundi, Uganda ndetse n'ahandi hose mubasha kudukurikira. Mbifurije amahoro y'Imana. Nk'uko muri kwibona rero, ahangaha turi aho bita muri Delis House. Ahangaha rero ni ku Ruyenzi, ku muntu wifuza ibyumba byiza, ku muntu wifuza koga muri pisine, ibyo kunywa, ibyo kurya. Igikoni cyano ni icya mbere, ngira ngo abahageze bo barabizi. Rero nababwira ngo nimucikwe, ndetse muze rwose muzana abana banyu, muze mwoge, mwishime, kubera ko murabibona ko turi kujya muri cya gihe nyine cyitwa sama. Ngira ngo rero muri kubona ko mbafitiye umutumirwa, ndetse ni umukinnyi wa filime, muranamumenyereye cyane muri sinema, bamwita Nyatanyi Gaël. Gaël, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Warabuze? Narabuze. Hano hanze ntabwo byoroshye. Uyu munsi muri ino minsi ugiye kuki? Muri iyi minsi mugiye mu masomo, mugiye muri filime, hose no gucangacanganya twihuta. Mbere yo kugira ngo tujye ku bindi bintu, banza ubwira abantu umwari byarangiye biti? Umwari ikintu nabwira abantu ku mwari, filime yitwa Umwari ni filime yakunzwe cyane muri iki gihugu. Ni filime yagize icyo yongera kuri kariyeri zacu, yatuzamuriye izina. Filime yerekanye impano zacu mu bundi buryo budasanzwe, ariko buri ikintu cyiza Satani arakirwanya. Umwari haje kuzamo umwuka mubi uturutse hagati y'abakinnyi, hagati nyine mu bakinnyi. Hari ukuntu usanga hari abo mukorana, ariko ugasanga mu bo mukorana batabyishimiye, bakaza babisenya. Icyo gihe rero natwe twabigendeyemo, duhomba akazi kuko karatwishyuraga buri kwezi kandi umushahara mwiza. Ubwo twahombye akazi, duhomba na kariyeri mu bundi buryo. Byarambabaje kugezana n'isaha, ariko buri Imana iri hafi kuduha ikindi kintu biri hafi. Icyambere nuko gahunda ari ugukomeza gukora. Ngira ngo hano twagusanze kuri tere, mwari muri shooting. Nihiye filime nshyashya muri gukora, tubasanze kuri tere. Nabonaga rwose abakinnyi beza cyane, harimo n'abamenyerewe muri filime nyarwanda. Nihiye filime muri gutegura igiye kujya hanze? Turi gutegura filime yitwa The Cousin. Ni filime nziza cyane izanyura kuri channel YouTube yitwa Ijwi rya Diaspora. Hasanzwe hanyuraho izindi filime, gusa iyi filime yo turi gukora, turi kuyikorana ubwitonzi n'ubushishozi. Harimo abakinnyi beza, bamwe muri bo basanzwe bamenyerewe kandi bafite experience. So nanjye nkaba ngaragaramo. Rero ni filime y'urukundo, ni filime yerekana urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu, ariko umuhungu bakaza kumutwara urukundo rwe bwa nyuma ku munsi w'ubukwe. Ni filime abanyarwanda bambabarire ntibazayicikanwe nayo. Nasanze muri kwinywera bambam. Bambam nasanze ariyo muri kwinywera kuri tere. Aka kantu umuntu utazakanywa yarahombye cyane. N'ubu ndi kumva have dore cyangwa urabizi ko kunywa twinshi ntabwo ari byiza, kamwe tubiri buryo biba bihagije. Gaël, wenda reka noneho twinjire mu buzima bwawe busanzwe. Umuntu utazi Gaël, ubundi Gaël ni muntu ki? Gaël ni umusore ukiri mutoya, umunyeshuri ukiga, wiga muri university, wiga ibintu bigendanye na medicine. Ku ruhande agafata na filmmaking production. Ubwo nyine n'ubuzima bwerekeranye yenda n'ibyo mba ndi kwiga. Ku ruhande nkaba nyina filime nk'uko abantu babizi. Nkaba nyiri umusore, njya mbona abantu benshi bakunda kuvuga ngo n'umukobwa ngo afite abana, baba bari kumenyekira isoko. Niko ubu ugiye kuzajya utuvura rero. Vuba ahangaha ndabura igihe gitoya. Impamvu nyine biba bisa nkaho bikomeye, mbifatanya ari bibiri. Muri medicine ni ikihe cyiciro wakurikiye cyane? Ni abantu bameze batugiye gutangira gufasha? Ni ugufasha abamama kubyara, ku bintu bigendanye no kubyara. Ugiye kujya ubyaza abamama, kubyara,
ndetse no kwita ku bamama nyine n'abana. Wawe ni byiza cyane. Mu maganiya rwose uzamunzane umubyaze niko undi mwana wa gatatu nzabyara ni wowe uzamubyaza. N'undi muntu witwa wa muntu mukorana Clapton Kibonke nawe uzazane madamu we ariko wa mwana we niko none se wagize igitekerezo gute? Ni iki cyatumye uhitamo kumva ko ugomba gukurikira ibijyanye no kubyaza no gufasha abamama? ni ukuvuga ngo ngewe muri high school ubundi nibyo nigaga, noneho ndangije secondaire nshaka gukomeza ibintu bya filmmaking production. Muzehe arambwira ngo komeza ibyo wigaga muri high school, arambwira utabwo bya filime niba ubikunda shaka ukuntu nabyo byiga ku ruhande, ariko iby'ubuganga ntubireke. Ubwo rero mpitamo filmmaking production nyiga muri diploma, medicine nkayiga nyine muri bachelor. Cyane ko n'ubundi urumva ko byose wagerageje kubikurikirana. Noneho Gaël, mu buzima busanzwe nta kandi kazi ugira, ni ugukora filime gusa? Ni ukuvuga ngo akandi kazi nkora, ni ukuvuga ngo muri ibi ngibi bya medicine hari igihe umuntu abona nk'akaraka ariko biba bimeze nka stage, ariko ukabihemberwa kuko hari experience maze kugira, kuko twiga imyaka 4 twebwe. Ariko ngewe nasibiyemo umwe kugira ngo nyine mbikurikirane neza, nzabirangize mbizi neza, mbimerita. So ni kuri iyo kote. Ku yindi kote ni kuri kote y'ibigendanye na filmmaking production. Naho nyine nibyo gukina filime niho nkura amafaranga pe, ahandi ho ni gake gake. Tugira gutya rero tubona video yawe n'umuntu witwa Sola igiye hanze. Gaël ari gusomana n'umukobwa mu buryo bwimbitse. Kari akantu wagatekereje ati? Ni ukuvuga ngo hari ikintu abanyarwanda bataramenya ariko bazabimenya. Impamvu mvuze ngo bazabimenya ni iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo hari application yaje abantu benshi bataramenya. Iyo application yitwa AI. Ni ukuvuga ngo ni application wegerana n'umuntu mwaba mukegerana rwose ibindi bikikora. Ni ukuvuga ngo kuri TikTok nayo ndimo ndabisobanura, mbona batangiye kubyumva. Umukobwa akambwira ute se wazamuje na Messi, none se gusomana ubundi hari ikosa ririmo? Gusomana nyine nta kosa ririmo. Abanyarwanda iyo babibonye babifata nk'ibintu biri bede. Ibaza abanyarwanda nibaramuka bakuvumbuye bakabura umuganga uri kubeshya urumva ibyo bintu. No kuvuga ngo iriya ni AI. Ni AI. Mbo ndagira ngo mbwire ese buriya iriya video kuba yaragiye hanze abantu bakayibona kuriya, Gaël ngewe ubwanjye ni umuntu watunguwe bwa mbere. Muri famille babyakiriye gute kubona video nk'iriya ya filime iri hanze? Babyakiriye gute muri famille? Ngo muri famille bakibona nibo bamvugishije bwa mbere muzehe nahise mfata ifoto ye twicaranye aho ngaho, mfata n'ifoto yari hano ndabahuza. Urabasoma usomanisha muzehe nari hano. Uramubwira uti ahita avuga ngo isi iri hana, uyu ni njyewe. Ahita avuga ati hiti isi bahita. Ubu ni ukuvuga ngo nyine yahise abona ko ibyo mubwira ari byo. Ikoranabuhanga ryaraje. Ikoranabuhanga mane ryaraje, ariko abanyarwanda vuba bazahita babisobanukirwa. Mbo abantu benshi barahwihishije ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko bari bazi yuko uriya mukobwa biriya nyine ari ibintu bya nyabyo, mushobora kuba munakundana. Ese ntibabonye ko byafekse uriya mukobwa? Byaramwafekse birangira imodoka ye bamwatse imodoka, ariko bari mu biganiro. Sheri bazabyumva ko Sheri ubu ngubu yaduhaye ifoto ye, turashaka kumuhuza na Knowless none kugira utazahuza umugabo n'umugore w'abandi bakamukubita kugira ngo abyemere. Wowe nta garuka byigeze bikugeraho? Wenda ntabwo mbizi nimba wari usanzwe ufite umukunzi cyangwa se unamufite, wowe mu rukundo rwawe ntabwo byigeze biguhungabanya? Ngiye nta mukunzi ngira. Nta mukunzi ndagira pe. Nta mukunzi uragira? Urumva biriya byose byabaye n'uburi nta mukunzi ufite, ntacyo wumva mbese? Ntawe mfite. Ntacyo wowe wahombye? Ntacyo mfite. Niba hari n'uwankundaga ntabwo biri ari ibyo, na application yitwa AI.
urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva hari abantu nyine babona ibintu nka biriya, wenda hari n'uburyo mwaganiraga bisanzwe ukabona neza ntimwongeye no kuvugana ati burya wa muntu nasara ukuntu bimeze. ngira ngo rero abanyarwanda barabyumvise mu buryo burambuye. Reka twigarukire noneho kuri iyi filime nyine n'ubundi muri gukora. Iyi filime irimo bande dukwiye kwitega kugira ngo umuntu wese uzareba kino kiganiro azagire amatsiko yo kureba The Cousin. Ni filime nziza cyane. Producer wayo no witwa Rafiki mwese muramuzi. Noneho abakinnyi harajya ku bakinnyi reka mvuge director harimo no witwa Ibrahim baramuzi nawe Kagabo Ibrahim. Abakinnyi rero harimo abaje bashyashya ariko harimo n'abamenyerewe. Harimo nka Ozil wasanzwe akina baramuzi, iryo zina ni naryo azwiho. Harimo nanjye abantu baramenyereye. Harimo n'umukobwa witwa Lilian, ni umukobwa mwiza uzi gukina, umukobwa mwiza w'igikara wirabura kabisa. Harimo n'undi mukobwa African Beauty. Harimo n'undi mukobwa hariho nabonye muri gukina nawe inzobe Musa, ntabwo ari mushiki we buriya. Uriya mukobwa murasa neza photocopy. Uriya mukobwa no muri famille. Urimo urakinana na mushiki wawe mukora ubukwe? Mubyara wawe muri gukina mukora n'ubukwe cyane rwose. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kureba filime ntibakazajya bita ku bintu bari kubona ngo biri gukorwa. Kare akaba ari akazi, hari message tuba dushaka gutanga, nta kindi kintu kiba kibiri inyuma. Ni byiza cyane. Ubwo rero reka dushishikariza abanyarwanda bazayikurikire bakomeze bayirebe. Ni byiza cyane. Noneho twigarukire kuri aka kantu. Ese wowe Gaël ntabwo uteganya kuba wadukorera filime zawe ngo nawe dutangire tubone ibihangano byawe? Filime zanjye no kuvuga ngo narakoraga bigera aho ngaho nsa nk'uparitse kubera amasomo bari menshi. Hazamo n'ikintu cyerekeranye nyine urumva umwanya urawubura, ariko biri vuba kandi nzazikora zigere kure. Ntabwo nshaka gukora filime zizagarukira mu Rwanda. Niyo mpamvu bagomba gutangira kumenyera ibi bintu bavuga ngo aba bantu ngo basomanye babimenyere. Mu minsi iri imbere bizafatwa nk'ibintu bisanzwe kandi zizaba ari filime nziza zirimo gutanga isomo, ikintu kibona ugikuremo isomo. Ntabwo tuba dushobora gutanga filime ziza gutyo gusa ngo abantu bambaye ubusa, bibe birimo isomo byigisha umuntu kandi bihindura umuntu kandi mu buryo bwiza bumuteza imbere. Ikintu nakunze nuko nabonyemo abana b'abakobwa abasore muri gukina urukundo kabisa, muri rekura muragaragaza love story nyine bitandukanye na bya bindi bajyaga bavuga ngo mu Rwanda nta filime z'urukundo zihaba kubera yuko nyine babona ari ibiganiro gusa. Ubwo rero nizere yuko iyi filime tuzayibonamo ibintu byinshi byiza kandi bimeze neza cyane. None se wowe urukundo rwawe urabona nk'umuntu umaze iminsi akina filime cyane ko umaze no kumenyekana, wakinye muri filime nk'Agahinda Kariza, Umwari ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye. Uyu munsi uratubwiye ati ngewe nta rukundo agira, nta mukobwa dukundana ngira. Ese nta bakobwa ujya ugira bifuza gukundana nawe bagutesha umutwe? Ese wabashije kubyitwaramo gute kumara igihe kingana gutya nta mukunzi ufite, cyangwa se mu kimwe waramwigeze? Nta mukunzi nigeze ngira cyane ubu nawe ndagira kubera ko impamvu yamba ndi kwiga biba bindemereye ibintu byo kwiga, noneho filime nazo ziba zindemereye kandi urukundo urabizi rurababaza. Rero ngiyewe kubera ko ngira urukundo rwinshi rumbabaje ndimo ndiga amasomo yahita apfa no gukina filime bishobora gupfa. Rero ndi single pe from kuva nyiri umwana kugeza uyu munsi. Nta mukobwa murakunda? Ntawe pe. Ariko urabiteganya ryari? Ubu ngubu imyaka yagiye, ubu ngubu ndi biri mu nzira, nimara kwiga nzahita njya muri iyo process. Biba byoroshye gufata umwanzuro nk'uwo nguwo? Uyu mwanzuro nk'uyu ntabwo biba byoroshye. Bivuze ko ukiri n'imanzi rero? Gaël ni imanzi? Ni ukuvuga ngo ndi imanzi kuzageza nshatse. Sure? Ako kantu gasubiremo kugira ugasubiremo. Niba ari n'umukobwa bwabikoze abirebe uri kuvuga uburyo uri imanzi, turabona ari bwitwara ngaho mubwira. Nyatanyi Gaël ni umuhungu w'imanzi. Yego.
ndabisubiramo ndabihamya ndi umuhamya wabyo yego ndetse wabera umuhamya nta kibazo kabisa protocol neza kugira ngo babyumve babwire kabisa Nyatanyiga yego ni umuhungu w'imanzi kuva avutse kugeza aka kanya niba hari n'umukobwa wakubwiye gutya na gutya yarakubeshye cyane ni umuhungu w'imanzi ni imanzi rwose pe rwose okay noneho twibwirire umukobwa wowe wumva nkajya mu rukundo w'inzozi zawe n'umukobwa umeze uti ngiye no kuvuga ngo umukobwa w'inzozi zanjye ni umukobwa nzaba nakunze gusa uko azaba ameze kose ni ukuvuga ngo ngewe urukundo rwanjye ntabwo ndeba ngo uyu muntu afite imico imeze gutya ngo uyu muntu se ni uwo mu kihe gihugu uyu muntu se ni umuzungu se cyangwa ni umwirabura uyu muntu se ni umukene ni umukire uyu muntu se ni umuyisilamu cyangwa ni umudivantiste oya ngewe urukundo rwanjye nshiduka umuntu namukunze sindeba ngo anywe inzoga ntanywe inzoga sindeba ngo yigeze gukora ibi cyangwa ngo ntakibikora cyangwa ngo akora ibi pfa kuba nagukunze gusa nubwo yaba ari umusinzi nubwo yaba ari umusinzi nubwo yaba akora iki ngewe iyo nagukunze nta kintu na kimwe ngenderaho bivuze ngo niba ari n'umukobwa wenda muri abakobwa tumenyereye barahari babyemera akavuga ati ngende indangamirwa ubwo uramutse unakubitanye nawe wahita unamutwara n'ubundi ukamugira umugore namutwara rwose ubwo waba ukiri imanzi nk'uko abakobwa wakwiye indangamirwa waba ukiri imanzi kandi twahita dukora ubukwe ubwo mwamwihuriye bisanzwe njyewe ni ukuri kw'Imana ntabwo mvuga ngo ngiye gushaka ngo uriya mukobwa ngo aricuruza ngo ntabwo namushaka pfa kuba nagukunze nta n'umuntu wambuza umuntu nakunze njyewe nizera ko urukundo Paidi ruhindura ibintu byose njyewe nizera ko umuntu twakundanye urwo rukundo ruba rufite imbaraga zidasanzwe zo guhindura ikintu icyo ari cyo cyose ni nacyo kintu nshaka kubwira abanyarwanda mufite abana ntukajya uvuga ngo ntugakunda umuntu umeze kuriya ese niba utamukunze n'undi namukunda azakundwa nande kuki wumva ko utamuhindura iyo umuntu uwo ari we wese twakundana apfa kuba umutima wanjye wamukunze kandi ntabwo ngiye nk'undi umuntu ngendeye ku mico ye yaba ari myiza yaba ari mibi ndamukunda kuko mba nizeye ko isaha n'isaha yahinduka tugana ku musozo tugiye kuvuga kuri ibintu bitatu icya mbere Gaël wo muri sinema na Gaël wa mbere y'uko yinjira muri sinema badutandukanyiriza vuga ngo Gaël ntarinjira muri sinema ngewe ubundi nakinaga football nageze no muri polisi tu vuga ngo ku ishuri nabaga nyina ku ma stage yenda ibintu by'inkinamico ariko nyina na football wakinye football ugera naho ukina mu ikipe ya polisi yose iyi polisi tuzi banyishyuriye na secondaire ya polisi wakinaga football nyine wabiretse ute niki cyatumye ubireka once ko football nayo ari umukino mwiza ubamo amafaranga kandi ukurura n'igikundiro cy'abantu bango ngiye narakinaga bigeze aho ngaho muri polisi bari baranafashe ko banyishyuriraga n'ishuri icyo gihe none nari nakoze examen yo kujya muri APR nari nanayitsinze ariko nahise mvunika mu ivi navunitse mu ivi bankorera ibizami bambwira ko bagomba kumbaga icyo gihe rero mbere yuko bakubagara banze bakavugana n'ababyeyi bawe icyo gihe nari nkiri muto babwiye ababyeyi banjye bishobora kumbaho baramutse bambaze muzi haranyangira uvuga ati kugira ngo ukomeze gukina umupira ko bavuze ko bashobora bambaze bishobora kunyafekta nkaba nshobora kuba nazacumbagira ubuzima bwose cyangwa ugakira ugakomeza ugakina n'ubundi uzi haravuga ngo bireke ukurikirana amasomo bivamo gutyo abakinnyi benshi hano hejuru barage bose twabakinanaga babira Mahira Bedaba bose benshi cyane benshi birangiye gutyo ariko Imana nyine niyo ifite ukuntu iba yarapanze ibintu byayo tu yashakaga ko nzaba umukinnyi wa filime abanyarwanda nkajya mbabwiriza nkabaha ibintu biri buhindura ubuzima bwabo nibyo ngira ngo turimo tugana ku musozo ujya ureba ujya ukurikirana imbuga nkoranyambaga ntabwo umuntu nkawe nyine ukina filime waba ibyo bintu utabikurikira ni iyihe nkuru waba warumvise iri gutrendinga muri ino minsi muri gutrendinga zirahari gusa nyine yambabaje niba ari byo koko simbizi ya nkuru ya Kimenyi na Muyango yarambabaje ko Kimenyi nawe twarakinanye arakimenye yari hejuru yanjye yari hejuru ariko
nyine byarambabaje uranga ikintu nabivugaho ntabwo mbizi neza kuko mbona ibiri public ni ukubasengera abanyarwanda tubasengere amasengesho menshi bongere bahure kandi bigende neza inzozi za Gayeri inzozi za Gayeri ni ukuzakora filime zitari izo mu Rwanda gusa zizenguruka zikagera ku mugabane w'Iburayi kandi nzava kuri isi mbikoze apana muri Afurika gusa no hanze zizagera zizaba ziri mu Cyongereza nzatangira no gukora iziri mu Cyongereza no mu Giswahili nshaka kurangiza amasomo ntabwo nshaka filime zizagarukira muri Afurika gusa ni ukuri kw'Imana nzazikora sinzi ngo bizaba ryari ariko bizaba Imana imufashemo kandi igumisha ikabye inzozi zawe kandi ntizizatinde vuba cyane reka tubashimire rero mwe mwakurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ubwo rero nizere yuko tuzakomeza tugenda tubazana n'abandi batumirwa bagiye batandukanye cyane by'umwihariko abantu bagiye bakina muri filime mwakoze cyane Gayeri asante